ndagusuhuje mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana mu mutima kubera ko impaye umwanya ngo dukomeze n'inyigisho yacu uyu munsi. Inyigisho tuganira tuvuga ko muri Yesu ubuzima burashoboka, cyangwa se ubuzima burashoboka muri Yesu. Kubera ko abantu benshi muri minsi usanga bakora amanyanga, usanga bagira mu buzima bwo gushaka amafaranga n'ubutunzi, bakabeshya, bakagambanirana, bagatanga ruswa, bagahimba amaseva atariyo, kandi ari abantu b'Imana ba mu rusengero. Rero n'iby'isi yatubeshye ni ikinyoma, no muri Yesu ashobora gutanga icyerekezo kizima kandi kibyara inyungu umuntu w'Imana akabaho kandi akabaho neza. Nababwiye yuko nkuko mu isi harimo abantu bakora ibyaha kandi babakene babatindinya kujya, ni nako no mu nzu y'Imana tugira n'abandi bantu bakennye kandi bafite ibibazo. Rero nta gishya kirimo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, duhishurirwe tumenye ko muri Yesu ubuzima bushoboka. Imana yacu itugirire neza. Nkomeza rero uyu munsi ndagira ngo dusenge dukomeze n'inyigisho yacu. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko duhaye uburyo bwiza gukomeza kuganira ijambo ry'Imana. Turasenze kugira ngo umucyo w'agakiza turasire, umwuka urakomeze kuduhishurira cyane, twaguke mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Uyu munsi rero turakomeza n'inyigisho yacu ivuga ko muri Yesu ubuzima bushoboka, ariko turaganira ku ngingo ikomeye abantu benshi bajya bibaza, ivuga ngo Yesu ashobora kuzamura umuntu promotion hadakozwe amanyanga. Donc umuntu ashobora kuba akijijwe, asenga, abirimo neza nk'uko abantu babivuga, Yesu agatanga itegeko ahakorera n'ubuzima bamo akazamurwa, atari uko yakoze amanyanga, yatanze ruswa, yabeshye, yarimanganye, yirukanisha uwo bakorana, oya, ahubwo ari uko ari Yesu mwizamuriye. Kuko iyo tumaze gukizwa, ntabwo ikirere cy'ubuzima bwacu gisigara kiyobowe nuko kera byabimeze, ahubwo ikirere cy'ubuzima bwacu gisigara kiyobowe na Kristo Yesu. Rero niwe wemera ko hari bitubaho byiza cyangwa bibi, niwe wemera yuko, kubera ko ibintu byose bituba mu buzima bwacu biba bifite impamvu yo guhesha Imana icyubahiro, kubera ko yaje mu buzima bwacu kugira ngo yongere kugarura Imana icyubahiro, umwana w'umuntu yongere ahinduke muzima imbere y'amaso y'Imana. Rero biranejeje cyane kuvuga kuri aya magambo avuga ngo Yesu afite ubushobozi, cyangwa Imana ifite ubushobozi bwo kuzamura umuntu promotion hadakozwe amanyanga. Imana itugirire neza. Ndavugamo abantu bakeya kuko ingero dufitemo zirimo mu ijambo ry'Imana. Dusome muri Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 2. Ndagira ngo ndasoma n'uwa 3. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120, azigabira abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abahana abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, umwami adapfirwa ubusa. Amen. Nezerewe cyane no kuvuga kuri Daniyeli. Uyu Daniyeli yubashye Imana cyane, haba mu myigire ye yubashye Imana, ndetse no mu kazi yakoze ku ngoma ya mbere y'umwami witwa Nebukadinezari, kuko Berushazari we ntiyamuhaye akazi, ahubwo yamwibutse ari uko bagize ikibazo kitashoboraga gukemurwa n'umukonikoni n'umupfumu cyangwa n'undi muntu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Basi nubwo abantu bakwibagirwa, reka bajye bakwibuka habonetse ikibazo kidashobora gukemurwa n'undi muntu utari umunyamwuka. Gumana amavuta yawe, gumana umwuka, gumana ibihe byawe, kuko bizagufasha mu bihe bizaza, bizatuma abantu bakwibuka. Wibinyanyagiza bibijugunya, ako karagaciyemo. Dukomeze mu bintu binejeje kandi nifuza kuvuga, nuko uyu Daniyeli yari afite ibintu nka 3 byari gutuma adahabwa uyu mwanya. Kandi niyo urebye usanga atari uko umwami yamugiriye imbabazi, ahubwo usanga ari uko ari Imana yabigizemo uruhare kugira ngo yinjire muri ubu buyobozi, abe umuntu ukomeye, nahagera azahabyarira Imana umusaruro. Niyo mpamvu nkwibutsa, aho Imana yagushyize, promotion yaguhaye, uburyo yakuzamuye, niba ariyo koko yakuzamuye, ukwiye guharanira ko Imana yubahwa, ukayubahisha, ndetse ukayibyarira n'umusaruro, ku buryo uzahava Imana ikavuga ngo kweri nagize umuntu wakoze aha, nagize umuntu wakoze muri ibi, ariko yanejeje umutima wanjye. Imana ibigufashe, Imana iguha umugisha cyane. Noneho uyu Daniyeli hari ibintu nka 3 nshaka kuvuga byari gutuma adahabwa uyu mwanya, wakwita umwanya wa minisitiri w'intebe. Ikintu cya mbere nuko yari umunyagano. No kuvuga ntabwo yari iyi myanya, ni imyanya iri sensible, ni imyanya ikomeye cyane, ihabwa abanyagihugu nabo batojwe, bizewe n'ubuyobozi buhari. We rero yari umucakara, bari bazi neza ko isaha n'isaha ashobora kugenda, ashobora kubacika akagenda. Icya kabiri nuko uyu Daniyeli yari yarakoze ku zindi ngoma, kandi ingoma zitumvikanaga n'ubu bwami bw'abaperesi.
bivuga ngo rero bashobora gutekera bakavuga atazatugambanira yongera agarura ingoma za mbere zitari izi ngizi zacu. Nacyo cyari ikintu kigomba gutuma Daniyeli adahabwa uyu mwanya. Ikindi gitangaje cyari gutuma Daniyeli adahabwa uyu mwanya kandi gikomeye cyane nuko yari afite abanzi benshi, bashobora kumuvuga nabi ku mwami Dariyo, bashobora kuvuga ibigwi bitari byo bakamubeshyera. Ariko nakunze Imana cyane, Imana yaramuzamuye imuha umwanya w'ubuyobozi ukomeye, imugirira neza. Niyo mpamvu mbinginga mwikora amanyanga, mwibeshya, mwitanga ruswa, mwibeshya seve zitari zo, mwikora ibyaha bitandukanye kugira ngo mubone imyanya muzamurwe, kuko nubikora uzahura na cya kintu nakubwiye, uzahura umutima ugucira urubanza, nta bihamya uzabona imbere y'Imana byo gushimira Imana ku by'Imana yagukoreye. Umutima wawe uzahora ukubwira ko umunsi uzahura n'Imana uzagira ikibazo gikomeye, kubera ko warimanganye, wabeshye, kandi waramaze kwakira irindi zina witwa ry'uko uri umukozi w'Imana, uri umurokore, uri umukristo, uri munyamasengesho, abantu bakuzi. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Rero ndashaka kubabwira yuko Imana ifite ubushobozi, Yesu afite ubushobozi bwo kuzamura umuntu, promotion, akamuzamura nta manyanga akozwe. Abikora mu buryo bwinshi. Uburyo bwa mbere natangariye nuko hari igihe ashobora kukuvuga, akakuvuga mu bantu bateranye batigeze bagutumira, donc akakuvuga neza, akakurata neza, bigatuma imitima yo gutekerezaho. Icyo aba yarakoze, aba yaraguhuje n'umuntu umwe cyangwa na babiri na batatu, yarangiza kuguhuza nabo, bikarangira ubuzima bwe arangije kuguhuza nabo, noneho uwo nguwo umwe yazagira akakuvugira, ugasanga nyine barakuzamuye, Imana igusize cya gikundiro na bwa bwiza, barakuzamuye. Ikindi cya kabiri Yesu ashobora gukora nuko ashobora kukugirira neza, akakuzamura ndetse cyane, nta kindi kinashingiyeho, ahubwo agusize igikundiro gituma nyine bemera ko ari wowe. Akaguha ubwenge, akaguha ubuhanga, akaguha nyine kumenya bya bintu bashaka, bareba rwose bakaba bati nubwo tutamuzi, nubwo atazwi muri systeme, nubwo atazwi muri ubu buryo, nubwo hano tutamufite, ariko afite ubuhanga, nta wundi muntu wakora ibintu nkabyo. Donc Yesu akagira ibintu bituma bikurataho, bimera nk'ibihamya, akagusiga bwa bwiza. Ikindi ashobora gukora nuko rimwe na rimwe hari igihe tuba mu bintu none ugasanga tugira abaturwanya benshi. Ashobora kubabyaza umusaruro, ashobora gutuma haba ikintu runaka cyarangiza kuba kugira ngo abihanangirize, akuzamure, bahita bavuga ati ni wowe ukwiye kuzamurwa, ni wowe ubizi, ni wowe ufite ubuhanga. Ashobora no gutuma haba n'ikintu runaka gitandukanye kugira ngo babandi imigambi yabo yiburizemo, bamware, bakorwe n'isoni, bavuge bati nyamara ibintu twari turimo ntabwo ari byo. Rero ntago bisaba yuko umuntu wese ugiye kuzamurwa akora amanyanga, akora amafuta, akora bya bindi. Bakristo bene data, dukeneye kongera kubitekerezaho, twemeranya yuko muri Yesu ubuzima bushoboka, kandi rwose birakunda muri Yesu. Imana itugirire neza. Mwumve rero ikintu gitangaje, buriya Esiteri nawe isomye Bibiliya usanga atarazamuwe nuko yari umukobwa wenda w'inshakura, wenda ufite n'uburanga kurenza nabo bari kumwe, ahubwo ni Imana yamusize igikundiro, Imana imugirira neza. Kandi usanga mu mwiherero bari bafite muri kampu, icyo twita kampu mu bintu bijyanye n'abamisi, we ntabwo yigeze asaba ibintu birenze ibyo bamugeneraga, ngo yasabye ibintu bingana n'ibyo bamugenera, mu gihe abandi basabaga ibirenze. Biranashoboka ko banibaga ibintu bitandukanye, ko bafite uburyo bw'ibintu byinshi bitandukanye, ariko we yanyurwaga n'ibyo bamuhaye, ndetse binatuma n'abari bashinzwe kumurera baramukunda, bajya bamureba ko batari ko Esiteri aritonda, Esiteri. Ayo makuru rero n'ibyo bintu byose bishobora kuba ari byo byagiye bikagera ibwami. Umwami akavuga ati mwibuke ko icyari cyasuzuguje, icyari cyakuyeho Vashiti, ari uko ari yasuzuguye umwami. Rero ntago bari bakeneye ufite uburanga gusa, bari bakeneye ufite uburanga ariko ufite n'uburere, ufite no kubaha, udafite amanyanga, udafite na bya bindi byose. Rero birashoboka ko ayo makuru yagiye akagera ibwami muri icyo gihe bahabaye, akavuga ati hano hari umwana yitwa Esiteri, yitwaye mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, yaritondaga, yaririndaga, rwose yakoze ibintu byiza kandi byose byagenze neza. Ibyo rero byatumye Imana imuha promotion, asimbura Vashiti ku ngoma. Nimusoma muzabisoma mu ijambo ry'Imana muri Esiteri ibice 2:17. Ni ukuri nawe ntabwo yari akwiriye, yari umunyagano. Ikindi yari afite ubwoko budafite ishyikizo aho ngaho muri icyo gihugu. Ibyo byose byari kumuvana mu mwanya.
ariko kubera ko yari umuntu witondaga, wari ufite uburyo yitwaramo nk'abayudakazi bitonda, byamuhesheje umwanya. Imana yamusize ayo mavuta n'ubwo bwiza imugirira neza. Rero humura, komezanya n'Imana yawe. Nubwo poromosiyo itinze, komezanya n'Imana yawe. Mu gihe gikwiriye Imana nibona bikure, nibona izabibyaza umusaruro, izakuzamura kandi izakugirira neza. Ni ukuri poromosiyo izayigwa kuko Yesu afite ubwo bushobozi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwagure cyane, kandi rwose ndakwifuriza yuko waguma muri Kristo Yesu kuko ubuzima burashoboka. Kadusenga Imana. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Muri wowe ubuzima burashoboka ndetse cyane. Mwami, turasengera umuntu wese uri mu kazi, uri mu buzima busanzwe ukeneye poromosiyo, umurinde amanyanga, umurinde amafuti, umurinde urubanza rw'umutima, ahubwo umubashishe akomeze kukubaha, akomeze kwitondera ijambo ryawe, akomeze gukiranuka. Mu gihe gikwiriye uzamuzamura kuko ufite ubwo bushobozi. Ndabyemeza kuko ufite izo mbaraga, ufite n'ubwo bushobozi. Ndagushimiye ko uduhaye umugisha kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Rya Yesu, amen.